haba ari ahantu mwagiye mukicara mukaganira ibyanyu by'urukundo rwanyu by'ubuzima bwanyu bw'urugo akakubona hari umwanya nkeneye kukubona nkakubona turi kumwe tuganira nkakwisanzura uko mbyumva nkakubwira ibyo numva nshaka ngaseka ngishima niba ari umwanya hari ikimbabaje nkarira ukanyumva ukankira mu gituza ukamoza nawe nuko arabikeneye kuri wowe. Benshi rero bumva ko kuba umuntu mubana buri munsi umuntu uramuga utinda gushaka ariko buri munsi we ntago duhorana buri gitondo mba nagiye ku kazi buri mugoro wamba umwaka urashunda ugata wari wabona mva agahita yumva yuko nyine uwo mwanya ari wo wanyawe. Oya nagira ngo nkubwire ngo shakira umwanya umuntu wawe, shakira umwanya inshuti yawe, mwiherere muganire akwisanzureho, abana badahari akwisanzureho, muri ahantu akubwire ikikuri ku mutima, nago mu kanwa ke no mu mutima we habamo ngurira ibyombo, ntago habamo ngurira umuceri gusa, ntago habamo tuzubaka inzu etaje, habamo n'amagambo yandi y'ubwira ahishe anezeza umutima, habamo izindi mba mutima, hari andi maranga mutima. Abagore dukunda gukundwa, dukunda guteteshwa, ngewe ndabibabwira bakunda guteteshwa, abagore bakunda kubwirwa neza, bakunda guhabwa umwanya akabona ko umuteze amatwi naho utamu umwanya munini cyane ariko fata kanya wumva icyo akubwira. Nakuze nanjye numva mfite ishusho mfite y'urugo muri ngewe kuko hari ibyo nakuze mbona mu babyeyi bambyara. Uyu munsi niyo hari ikosa ngiye gukora cyangwa se hari ikintu runaka gishobora gutuma urugo rwanjye ruza mu gitotsi mitanekeza ngavuga ni kumbe mu rugo wacu babigenzaga bite, mama na papa bitwaraga bate. Hari ibintu bimwe tugenda twigiraho uyu munsi twapurika mu ngo zacu kuko twabibonye ku babyeyi bacu. Ndabaramukije mwese inshuti zacu abadukurikira kuri kamera za ME&ME TV show. Amahoro y'Imana nabane namwe, mumeze mute mu mitima yanyu? Nizeye ko muguwe neza, nizeye ko amahoro y'Imana ari kumwe namwe. Narimba kumbuye nyuma y'igihe kinini tumaze iminsi tutabonana, ariko ni mama Queen naje kugira ngo twongere tuganire. Ese mu minsi tudahirukanye muri bazima mumeze mute? Uwiteka yarakoze kuturinda, yarakoze kuturengera, yarakoze kutwimana akaduha ubuzima buzima muri twebwe no mu miryango yacu, nta gikuba cyacitse ndetse n'ibyabaye buriya niko yari yabipanze. Buri munsi hagenda habaho ibihe bitandukanye, hagenda habaho ingorane zimwe cyangwa izindi zituma twumva imitima yacu yihebye, ariko ibibi n'ibyiza birasimburana. Nahoze mvuga ngo ubuzima ni nk'igitabo nyine, hari umwanditsi mwabivuze ngo ubuzima ni nk'igitabo gifite amapaje menshi. Uyu munsi ushobora kubyukira kuri paje inejeje ukajya kwira wageze kuyibabaje, ejo bugacya wageze kwitangaje ituma wumva utunguwe cyane, ariko ayo mapaje yose tugomba kuyasoma kandi akagira icyo dusigira mu buzima. Umwami Imana nabaho umugisha rero ni mama Queen mubana buri munsi uko bwije nuko bukeye, ni ya nshuti yanyu yakadasohoka. Mumeze mute rero mu mitima yanyu? Wowe utarakanda subscribe kuri ME&ME TV show ndabigusabye. Niyo nkunga ya mbere umuntu ashaka kugutera adakoze mu mufuka ngo guhereza amafaranga kandi akaba guhaye inkunga y'igihe kigari igihe kirekire. Umwami Imana nabaho umugisha rero. Wambaza ngo uyu munsi mama Queen urifuza ko tuganira iki? Ese wambaza ngo mama Queen atuzaniye iki? Ndagira ngo nkubwire ngo wowe unyumva, ubu umugore ubu umugabo, muba abana muba abantu muri rusange, ndatekereza buri muntu wese afite umuryango. Murabizi nkunda umuryango ku rwego rukomeye. Uyu munsi nje kuvuga ku kintu bita umuryango cyangwa se nk'uruziga rw'umuryango. Ni ijambo nagiye numva kenshi ku bantu bakomeye bakunda kwigisha ku bintu by'ingo, nanjye ndifata gutyo ariko ndiha agaciro, mfata n'umwanya wo kurisesengura ikintu bita uruziga rw'umuryango. Uruziga rw'umuryango rugizwe na papa, rugizwe na mama, rugizwe n'abana, ndetse by'akarusho cyane ni papa na mama, abana bakazamo nyuma kuko papa na mama nibo babanzamo. Rero wavuga uti mama Queen agiye kutubwira iki kuri uruziga rw'umuryango? Uruziga rw'umuryango rugizwe n'umugore n'umugabo n'abana bajya bazamo iyo mwabyaye. Ni ikintu gikomeye, njya nkunda kubivuga nshingiye ku bintu tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, uburyo umuntu agenda yizenguruka agaruka azengurukana n'uwe mwongera mwizengurukana, mugasanga mwebwe babiri n'ubundi ikibazo cyabananiye gufatira umwanzuro birangiye n'ubundi mukisanzemo, naho hazamo abandi bo ku ruhande ariko mukisanga n'ubundi muri babiri. Iyo bibananiye rero muratana mukigira y'umwagasiga undi kuko uruziga rw'umuryango biba byananiranye. Mbere yuko nimbika rero reka mbasabe munyemerere mbanze nsenge kuko ndumva uyu munsi birimo muri gahunda zanjye mbere yuko mbabwira uruziga rw'umuryango.
Mana y'amahoro, Mana igira neza, Imana ifite byose, Imana ishobora byose, ndagushimiye ko waturinze, ndagushimiye ko watugiriye neza, ndagushimiye ko twitaho uko bwije nuko bukeye, ndagushimiye ko bw'umuryango mwiza waduhaye, ndagushimiye ko bw'Imana y'ubuzima waduhaye, nuhabwa icyubahiro. Bana natwe muri aka kanya tugiye gukora iki kiganiro rero, twishimire, tugirire ibambe ryinshi, imbabazi zibe ku buzima bwacu, ntuduhane cyangwa ngo utureke, ahubwo Mwami Imana ujye uduha kukumvira no kwitondera amategeko yawe, kuko impamvu nkunda umuryango nuko hari byinshi wakoze ku muryango wanjye, kandi hari byinshi uteguye kuwukoraho, kandi nuko namenye ko ari wo shingiro ry'ubuzima bwose. Ufite umuryango mwiza aba agomba gutegura itorero rizima, kandi ufite umuryango mwiza muri iyi si umeze nk'ijuru rito, uwo nguwo n'ubundi aba afite amahirwe menshi yo kuzaba no mu bwami bw'ijuru, kubera ko ubuzima tubayeho muri iyi si budutegura ubwo tuzabaho mu ijuru. Urakoze urakarama rero bana natwe, ushyigikira abafite imiryango bose, buri muntu mu rwe ruhande abone kugira neza kwawe. Uri Imana ndakubaha, cishijwe bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, umuja wawe kugira ngo mpabwe imbaraga nawe, kuko ari wowe unshoboza byose. Yesu urakoze, icyubahiro ni icyawe no gukomera n'ukwawe, unshyigikire mu buryo bwari bwo bwose, ntambwe zanjye uzagure, ntambwe zanjye warazimanye, ntushyirwe hejuru, kuko sindi impanuka kuri wowe, ahubwo mfite umugambi mugari ku buzima bwanjye. Urakoze, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Ndizera ko mwasenganye nanjye. Narindi rero ku ruziga rw'umuryango. Uruziga rw'umuryango rugizwe n'umugabo n'umugore, ni imibanire, ni uburyo umugore n'umugabo babana muri bwa buzima bwabo butavogerwa. Tujya dusezerana mu rusengero, njya nkunda kubivuga, abapadiri cyangwa abapasiteri babandi babiherewe ububasha bakatusaba impeta tukazibaha, twamara kuzibaha bakagira gutya bakareba, akakubwira ati iyi mpeta yawe nta tangiriro ifite, nk'iyi yanjye mureba ndimo nzunguza aha ngaha, nabuze aho ihera n'aho iherera, aho itangirira n'aho irangirira, ariko ndahamya neza ntashidikanya yuko biba byarakozwe n'abana b'abantu. Rero babigereranya bavuga ngo uko iyi mpeta idafite uruteranyirizo, ariko n'umuryango wanyu utagira uruteranyirizo. Uruziga rw'umuryango rero rugizwe na papa na mama, ni umuryango uba ugomba kubana mu buryo bw'akadasohoka, uburyo bw'ahantu hejejwe, uburyo bw'ahantu hari amahoro, hari amahuhezi, ahantu hatuje haguwe neza, ahantu umuntu agera akaruhuka. Mugenzi wundi, reka mvuge ngo partner wawe, agomba kubaho anezerewe, yumva ari mu mwanya nyawo, ahantu agera kumva aguwe neza muri we, yumva hari imitwaro imuvuyeho, ahantu akumbura igihe adahari, waba utirimutse gato mugenzi wawe akagukumbura. Mu ruziga rw'umuryango ni ahantu hagomba kuba ari heza cyane. Urugo rero ni uruziga rw'umuryango, umugore n'umugabo ni abantu b'ingenzi muri rwo. Nshimira Imana yuko igitanga uburyo bumwe cyangwa ubundi ku bantu bakabasha kubana, kandi igakora ibintu. Njye naranumiwe uburyo Imana ikora ibintu, igategura umuntu iriya, igategura undi iriya, akifata akaza ku myaka ye, n'undi akaza ku myaka ye y'ubukure, bagahurira ahantu bakabana batarareranywe, bataziranye, batavuka mu ndimwe, bakabana kandi bigashoboka. Umwaka umwe ugashira 2, 3, 5, 10, 30, hari abo twumva bagira yubile y'imyaka 100. Ibyo bintu ni ibintu bidasanzwe, ni ubundi bwenge Imana iba yarashyize mu bantu, ikabashoboza n'izindi mbaraga zidasanzwe abantu baba barabonye ubuterankunga bw'Imana ku buzima bwabo. Icyo gihe nta kindi gishoboza abantu. Ngewe muri experience wenda si nyinshi mfite, hariho n'abandi bakavuga ati we kukiri mutoya wigisha uvuga ibintu by'urugo gute, ariko gato nzi cyangwa se ubuzima bwa buri munsi mura nabwo bunyemerera kuvuga ngo uruziga rw'umuryango cyangwa se icyo bita umuryango muri rusange ni ahantu hagomba kuba hari amahoro menshi, kuko iyo adahari ibintu ntabwo bigenda neza. Umwe muri twebwe abagomba kuba ari umuntu uri special, abagomba kuba ari umuntu utandukanye n'abandi bantu, umuntu ujya kwihitiramo ukavuga ngo uyu muntu ngomba kubana nawe mu bintu ibyo ari byo byose, ukabana nawe guhera umunsi wa mbere mubana, ukazarinda upfa cyangwa wagapfa. Iyo mugize amahirwe Imana ikabashyigikira, ntihagire utandukana n'undi kubera impamvu zimwe cyangwa izindi ngo mudivorce, ukabana nawe kandi wumva ukimukunze, uko iminsi ishira indi ishira, ukumva nta kintu cyagutandukanya nawe. Yagenda ukumva uramukumbuye, nawe waba udahari akumva aragukumbuye, yaba adahari akarwanira kwirukanka agaruka aho uri, akumva nta hantu hamuha amahoro nk'aho uri. Ibyo bintu rero mbikunda cyane, numva binejeje umutima wanjye cyane kuvuga ku muryango uteye gutyo, ahantu umwe aba yumva undi
ari support ye, aba yumva ari ubwugamo bwe, aba yumva hari ikintu nshaka kubwira utuntu dutatu nshaka kuvugaho. Ubundi mu ruziga rw'umuryango iyo mu partner wawe, iyo mugenzi wawe atabaye uburuhukiro bwawe, cyambere nuko uburuhukiro bwa mugenzi wawe mu ruziga rw'umuryango, icya kabiri nuko imva ya mugenzi wawe, cya gatatu nuko support, nuko umuterankunga, nuko umufasha, nuko umukomeza umutima, umuruhura umutima, nuko umuntu udasanzwe kuri we, umwankuraje, umuhakuraje. Mbese sinzi nivugiraga icyo kintu cya mbere cyo kuba uburuhukiro no kuba imva no kuba supporta w'umupatena wawe. Nkereye ku cya mbere mu ruziga rw'umuryango, mvuge ko ndi umugore undi ari umugabo. Niba mama Queen ntabashije kuba ndi uburuhukiro bw'umugabo wanjye, nta kintu naba mumariye. Ahura na byinshi, ahura n'intambara zitandukanye, ahura n'ibimunaniza mu kazi, ahura n'ibimuca intege hirya no hino. Noneho iyo ageze mu rugo simbashe kuba uburuhukiro bwe ngo nibura yumve yiruhukije, kuko angezeho hari icyo mumariye ku mitwaro yari afite, ngira icyo ngabanyaho. Icyo gihe nagomba mubereye umuntu mwiza, ntagomba mubereye uwo ngomba kuba we ku buzima bwe, kuko n'ubundi ya mitwaro yirirwanye hanze aranayigarukana ayigumane. Kandi mu by'ukuri yakagombye kuba ahari, yakagombye kuba turi kumwe, ndi umuntu muruhura, umumara imibabaro, muruhura umutima mu mwami wacu. Icyo kintu rero cyo kuba uburuhukiro bw'uwawe, njye nkunda kubivuga. Umugabo aragenda akaba hari umusore abana n'abandi cyangwa biwabo, ku munsi akazafata igihe ukajya kubona ukabona arahagurutse arambagije umuntu, agasiga iwabo akaza bakabana. Byarangiza ukabona umukobwa arapakiye ibintu, bamugura ibirongoranwa bibaho n'ibitabaho, arapakiye araje aje kubana n'umuntu atazi, niba gw'igicuri ntabyo uzi. Hari ukuntu abantu bakundana numenye ubuzima bwabo bw'indani. Ikintu ku rusengero nabonye batuma abantu benshi ni uko adatwite, no gupimisha sida. Ariko niba gw'igicura kuvuye iruhande ntabyo uzi, niba ry'abantu ntabyo uzi, n'injoro ntabyo uzi. Mbese niba ari ikirura nta uko akankama ntabyo uzi. Mbese akwereka uruhande rwiza go, ukifata uketeta ukikorera ukagenda ukajya kubana nawe. Bivuga ngo hari ikizere kidasanzwe uba waramugiriye, ukagenda agasigiwe nawe ugasiga iwanyu, mugahurira ahantu mu nzu mwarayubatse, mwarayikodesheje, ugatangira kubana n'umuntu mu cyumba kimwe, mu ishuka imwe, ku isahani, mwana hose hamwe. Uyu ni uwanjye nanjye nduwe, naguze Imana nyir'ijuru. Ahubwo ibi bintu biba binakomeye. Rero uwo muntu impamvu baramwizeye gutyo, niyo mpamvu navuze kuri aka kantu ka mbere, ukuntu ugomba kuba uburuhukiro bw'uyu muntu nawe akaba uburuhukiro bwawe, kugira ngo umwururutse imitima, umwururutse umubabaro, umumare intimba, umumare ibikomere, bya bindi yatoraguje hanze, bya bindi byamubujije amahoro, nakugeraho yumve hari akantu k'akayaga, yumve hari akantu k'amawezi kamujeho, avuga ati wow, kuba njye nyine biragatsindwa, mbonye undi. Umumare umubabaro, umuganirize, mbese umumare stress. Icyo ni kimwe navugaga, kuba uburuhukiro bw'umuntu, yakugera kumva araruhutse, ya magambo mabi yumvishe, ibyamusteresheje ku kazi, amaraporo yabaye menshi, abatwara imodoka babiriwe mu bagenzi, abirirwa mu nzira baba bafite, mbese buri muntu mu kazi akora aba akeneye umuntu aruhukiraho, akamumara umubabara, akamwereka yuko bafatanye amaboko. Icyo ni kimwe cyo kuba uburuhukiro bw'uwawe. Cya kabiri navugaga ni ukuntu mu ruziga rw'umuryango umuntu wese aba agomba kuba imva ya mugenzi we. Njyewe experience nagiye mbona ni uburyo cy'abantu bamwe na bamwe bajya batabasha kubika amabanga y'ababo, ugasanga wowe unaniwe kuba imva y'umugabo wawe cyangwa y'umugore wawe, ugasanga amafuti ye, kuko twese turi abanyamafuti, inshuti zanjye turi abanyamafuti, turafudika, dukora, hari amakosa amwe namwe tujya dukora. Ariko gerageza wowe mu byiza byinshi umuntu yakoze, uko ubasha kubyishimira, gerageza wihanganire n'agakosa yakora, kandi noneho ubimva yo kubika ibibi by'umugabo wawe cyangwa by'umugore wawe. Usanga amafamiye menshi, amakupure menshi, yaba bashakanye n'abatarashakana bakirambagiza, abona ikosa kuri mugenzi we, aho kugira ngo arimubabarire narangiza naribike, cyangwa se na mbere yuko amubabarira ugasanga abanje kumuteza inshuti, abanje kubyasasa, abanje kumugaya, akamudegarada mu bandi. Biriya bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Iyo uri mu ruziga rw'umuryango kandi wifuza ko izindi rema, kera twize mate, twize ibintu by'imibare tukiga mu masegonderi, hari uburyo batwigishaga ibintu bita ensemble. Ensemble bwabaga ari uruziga rumwe, bashyiragamo utuntu, imibare runaka,
noneho hari elema zabaga cyangwa se hari imibare imwe yabaga irimo imbere mu ruziga, hari n'indi yabaga iri inyuma y'uruziga. Iyo ari inyuma y'uruziga rero nta gaciro kanini yagiraga nk'iri mu ruziga. Noneho hari n'urundi ruziga rwabaga ruri ku ruhande bakabihuza. Mana we, reka ne kujya mu mibare cyane, ariko icyo nashakaga kubabwira nuko amayelema ari imbere mu ruziga atandukanye cyane n'amayelema ari inyuma. Iyo amayelema ari inyuma cyangwa se imibare iri inyuma y'uruziga yinjiye mu ruziga imbere, hashobora kuba ikibazo runaka kimwe cyangwa ikindi. Rero iyo wowe uvuye mu ruziga ugashaka kujya inyuma gushaka indi mibare, usanga hari ibintu bimwe cyangwa ibindi ubashije kwangiza. Ariko niba warakunze umuntu ukamukunda, umuntu murambagije, tuvuge ko abarambagizanya hari abana bamaze nk'imyaka 5 wenda ni bake wenda, ariko abandi ni hagati y'amezi imyaka 2 ingahe. Ariko fata icyo gihe watakaje ku muntu, nurangiza utekereze kujya kumwasasa mu bandi, none heje ahure nabyo wumva igikomere bimutera. Uyu munsi akoze irikosa, ararikubwiye cyangwa urimufatiyemo, uramubabariye, ariko umubabare bitakurimo mwamuri mu bandi ukavuga aha yewe ni bya bindi byawe n'ubundi neje uzongera, ugahora umwibutsa bya bintu, ugahora ubimucyurira. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ihangane we washakanye n'undi, wowe ubana na mugenzi wawe, wihangane ube imva, ube ububiko bw'akadasohoka bwa mugenzi wawe, ubike amafuti ye, ubike ikibike, umukavaringe. Ninde muntu wishimira kubona uzi ko umugore niyo yaba ari umunyamafuti cyangwa umugabo ari umunyamafuti? Nta mugabo nigeze mbona wishimira ko hari umuntu wamukubitira umugore cyangwa se ngo amukubitire umugabo. Nigeze numva gastori kamwe k'umugabo, niba yari yaribye, niba yari yakoze iki, noneho baramufata bagiye kumukubita kandi ari kumwe n'abana, ari kumwe n'umugore, ngo arangije arabinginga aravuga ati mw'abantu mwe nimumbabarire njyewe, munkura ahangaha mugende mushaka kandi hano munkubitira, mwinkubitira imbere y'amaso y'umugore wanjye, mwinkubitira imbere y'amaso y'abana banjye. Bivuze iki? Bivuze ngo uyu mugabo yarazi icyubahiro umugore wamugomba, yarazi uburyo umugore amufata. Noneho kubona atesherwa agaciro imbere y'umugore we, yumvaga ari ibintu biri skandal, yumvaga ari ibintu bikabije. Aravuga ati mushaka kandi hano munkubitira, hanyuma njye nimara kunkubita ndagaruka. Bijya bibaho abantu bagahonderwa hirya iyo, ariko bagera imbere y'ababo bakaguma ari abanyacyubahiro. Inshuti zanjye bakundwa, urumva njyewe nawe dufite inshingano nyinshi kuba twashakanye, kuko aba bantu twashakanye ntago ari impanuka, ntago byapfuye kuba ngo byifate. Nigeze nsoma ijambo rimbwira ngo kera ntarabaho Imana yari ifite iminsi yanjye itaravaho n'umwe. Uwiteka yaramfite mu ntekerezo. Ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari ifite mu ntekerezo. Imana yari ifite umugabo wanjye mu ntekerezo. Imana yari ifite urubyaro rwanjye mu ntekerezo. Imana yari ifite mwebwe mwese mu ntekerezo. Bivuga ngo kuba uyu munsi mpagaze muri uru rugo ntago byayitunguye. Bivuga ngo kuba ndi kumwe n'uwo turi kumwe ntago byayitunguye. Inzira zose naba naranyuze, izo yaba yaranyuze, izo waba waranyuze wowe, n'izo nawe yaba yaranyuze, ntago byatunguranye. Bivuga ngo Imana nta kintu ikorera agomba, ntabwo Imana ikina nk'ukina urusimbi, ntago ari nk'umuntu ukina urusimbi ngo ndarya cyangwa sindya. Yikora ibintu yapanze neza, ifitiye umushinga mugari. Twebwe turi muri plan y'Imana. Ngiye mu ijambo rivuga ngo turi imirimo y'intoki z'Imana, turi muri plan y'Imana yadutekereje. Igihe nuko tuzaba, igihe nuko tuzavuka, igihe naho tuzavukira, igihe naho aho tuzarererwa, igihe nibyo tuzarya, nibyo tuziga, igihe imyambarire, igihe imikurire. Waba waravutse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ubutemewe. Muri leta nabonye ngo hari ababyeyi batemerwa, ariko muri leta nta mwana n'umwe utemerwa, ntitaye kondisiyo z'ubuzima wavutsemo. Ari uwavukiye munsi y'igiti bamufashe ku ngufu, ari uwasamwe habayeho uburyo bwubashywe, ari buri kintu cyose cyawe kugira ngo uvuke, ari ubutunguranye n'ubudatunguranye, ubwo wavutsemo ubwo ari bwo bwose data wera yari yarabugennye. Bivuga ngo rero yagennye uko uzabaho kuva utangiye kugeza uyu munsi, ntitaye ubuzima wakuremo, ntitaye ubwo uhagazemo uyu munsi. Bivuga ngo rero n'urugo uhagazemo, ari ibikugora, ari ibikunaniza, ari ibiguca intege, bivuga ngo muri plan y'Imana nta na hamwe twakwepa. Nk'uko ubuzima ari igitabo, iyo niyo page uriho uyu munsi, aho watangiriye uyu munsi page uhagazemo, data yarabifite mu ntekerezo. Wa mugani wa muririmbye ati bisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari gufite mu bitekerezo. Muzajya munyihanganira ndirimbo nyikunda, ndayikunda n'umutima wanjye wose, kuko niyinyumvisha umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ko ari mugari, kandi ibyo yibwira kungirira bitandukanye n'ibyo umwana w'umuntu yibwira kungirira.
na umuntu yagufata nawe, umuntu yakumva nabi, ariko uyu munsi urugo ndimo n'urugurimo ndi umugambi mugari ku Mana, ni plan ngari ijya gutangiza urugo. Ibi bintu byose bigize isi yabiremye kubw'abantu, twe tubereyeho kubw'abantu, tubereyeho no kubw'Imana, kuko yo yari yihagije, ntabwo yari ikeneye umuntu ku kindi kintu, yari ikeneye umuntu kugira ngo imuhereze urukundo, iguhereze urukundo rudasanzwe, ikugwizeho imbabazi zayo, ikugwizeho impuhwe zayo zitagira akagero, iguhe ibi byose. Ntabwo twabayeho kubw'impanuka, ndababwiza ukuri. Bivuga ngo rero muri uruziga rw'umuryango, njyewe nawe uburyo tubayeho, umugabo n'umugore uburyo babayeho, nibyo bihereza umwana agaciro. Uwo mwana winjiye muri urwo ruziga mubyaye, uko tubayeho nibyo bimwereka ejo hazaza. Hari abana bamwe bavuka bagakura bafite ibikomere by'ababyeyi babo uburyo babonye babaho. Niba umwana avutse asanga nyina na se batukana barwana ari hasi hejuru, niba umwana avutse agasanga se yinjira nyina agasohoka, niba asanze se na nyina batabana mu mahoro, nyina atagaburirwa, nyina atambikwa, isa adahabwa agaciro k'umugabo mu rugo, umwana azakura azi ko ingwa uko zimeze. Rero ibyo dukora twebwe mu ngo nk'ababyeyi bihereza abana bacu, bibahereza ishusho. Njya mbabwira ukuntu mu buzima nakuze nanjye numva mfite ishusho mfite y'urugo muri njyewe, kuko hari ibyo nakuze mbona mu babyeyi bambyara. Uyu munsi niyo hari ikosa ngiye gukora cyangwa se hari ikintu runaka gishobora gutuma urugo rwanjye ruza mu gitotsi, mpita ngavuga ni kumbe mu rugo iwacu babigenzaga bite, mama na papa bitwaraga bate. Hari ibintu bimwe tugenda twigiraho uyu munsi twapurika mu ngo zacu kuko twabibonye ku babyeyi bacu. Ari njyewe ndivuga kandi ndahamya ko nawe undeba, hari akantu ujya ukora ugahita uvuga uti aka kantu nagakuye kuri mama cyangwa nagakuye kuri papa niba uri umugabo, ukavuga uti aka kantu reka nanjye ngakore, nigeze mbona mama gakora cyangwa papa gakora. Ibyo bintu mu bantu bubatse ingo ndabizi neza, hari abantu tugenda twireferaho, hari abantu tugenda dufatiraho ingero. Narindi ku ngingo ivuga ngo menya kuba umunyebanga, menya kuba imva y'amakosa y'uwawe partner wawe, ntugatarange mugenzi wawe, ntukamusebye. Niba hari ikintu kitagenda neza, shaka ukuntu muhura, mwicare mu biganiro kandi muri mudu nziza, umwe atarakaye undi atarakaye, kugira ngo mufatire hamwe umwanzuro, murusheho gutuza kandi mubikemure neza nta ukomerekeje undi. Kubera ko uyu munsi kosa rirabaye, ariko muracyafite ubuzima bugari, muracyafite ubuzima burebure imbere. Bivuga iki? Biravuga ngo nimukemure icyo kibazo, hanyuma nimumara kugikemura icyo gitotsi cyaje mu gitokore. Kubera ko kureba ko ntudatokora rero iki gitotsi uyu munsi, ejo akagwamo ikintu uzashiguka ijisho ryahumye. Gitokora uyu munsi kandi ugitokore neza udahungabanije uwawe, kuko hari urugendo rugari mu gikomejanyije. Biravuga iki rero? Biravuga ngo menya kubikira ibanga uwawe, do plus umushyize hanze, ubu mwasashije, ubu mutesheje agaciro, nta gaciro yongera kubona imbere yawe, ahora yumva ari umuntu w'umunyantege nke, ahora yumva ari umuntu udafite agaciro muri wowe. Bagore bagenzi banje, ntabwo ari uko mbarusha ibindi bintu, ntabwo ari ukwigira umunyabwenge, ahubwo nuko mbona hari ibintu byinshi dukeneye kugira ngo Imana yo mu ijuru igumye twubakire. Kandi bagenzi bacu abaturusha experience mu ngo, abafite icyo kuvuga, abafite icyo kuba babwira abantu, mufashe ingo kuko ingo zirasenyutse uyu munsi dufite ibintu byinjiye mu miryango bidasanzwe, aho abantu barimo bagirirana nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga umugabo arubikira umugore aramwishe kubera ibintu runaka byabaye, akananirwa kubyihanganira, akaguha imbabazi runaka zikosa runaka, ariko nibishire ejo abirinda akabika final ukazisanga kunigiye mu buriri cyangwa aragutemye cyangwa se wowe uriyahuriye. Mbese ni byinshi. Bityo rero shaka kukubwira ngo menya kuba nyiribanga kandi mumenye gukemura ibibazo byanyu hagati yanyu mu biganiro kandi bikemuke, ubabariye, kuko ingo nyinshi muri iyi minsi zifite ibibazo byo kuzira ko abantu benshi bashaka kwinjira muri rwa ruziga, bakaguha inama zitandukanye, nawe uyuzuhaye umwanya, nawe wivamo ukavuga final bigashiguka ibyara amabanga bigiye hanze, bityo mugasenya cyangwa bamwe bakahagwa, uburere bw'abana bacu bukahadindirira. Fata umwanzuro. Ikindi cyo nahoze nivugira ni ukuba nahoze navuze ibintu bitatu: kubahana, guhana agaciro, ukubaha umuntu, kubaha ibitekerezo bye, ukamuha umwanya akakubwira. Mw'abantu mwe turakeneranye. Njyewe ntabwo
ntabwo nkeneye umugabo wanjye kugira ngo muhebije abana bagomba kurihaya burya turahahishaya burya umwenda uyu wacitse nkeneye amavuta nkeneye ibinzu iki ibyo nibyo turabibabwira turakeneye kubibabwira ni raporo y'urugo tuba tubaha nkatwe abagore akenshi usanga umugabo yinjira ugatangira ataranagira ati nyirinzu avuye aha ugatangira uti nyamara ushinzwe umutekano ukamuha raporo nyine akabyumva nk'umugabo nyine nubwo bimubwiye mu mwanya wa nyawo dukwiye kumenya umwanya wa nyawo tugomba kuvugiramo ibintu ukamubwira yamaze gutuza yamaze kuruhuka wamaze kumuruhura mu bwonko ugatangira ukamubwira ibyo umubwira noneho warangiza ukabona kumuha za raporo za gahunda zose z'ibyo ushaka kumubwira mu mwanya wa nyawo mu gihe cya nyawo umenya igihe cya nyawo ugomba kuvuganiramo n'uwo ukunda cyangwa se n'uwo mubana kubera ko impamvu mvuze ibi ngibi ni uko hari igihe umuntu mukubita ikintu hanyuma agahita yumva asaza ahubwo akavuga ati ngewe ndasohotse ndanigendeye aha ni ibibazo mu kazi n'ibibazo hariya mu bibina n'ibibazo hariya aho tugenda n'ibibazo mu isoko n'ibibazo mu rusengero none no mu rugo n'ibibazo menya umwanya wa nyawo ugomba kuganira n'umugabo mugahanduringa ibibazo mufitanye kandi none ikindi kintu navugaga kuko tubakeneye cyo kuganira ngewe nkeneye umugabo wanjye nawe nkeneye tutaganira ibyo ngibyo hari ikindi kiganiro nkeneye cyanjye nawe kitari buzemo bije rugo kitari buzemo uzi guhura n'umuntu buri munsi umubwira fagitire umubwira bije umubwira imishinga umubwira inka zabyaye umubwira iki ibyo ni byiza ni imishinga yanyu ariko hari nk'abantu partners abantu babana haba ari ahantu mwagiye mukicara mukaganira ibyanyu by'urukundo rwanyu by'ubuzima bwanyu bw'urugo akakubona hari umwanya nkeneye kukubona nkakubona turi kumwe tuganira nkakwisanzuraho uko mbyumva nkakubwira ibyo numva nshaka ngaseka ngishima niba ari umwanya wo hari ikimbabaje nkarira ukanyumva ukanshyira mu gituza ukamoza nawe nuko arabikeneye kuri wowe benshi rero bumva ko kuba umuntu mubana buri munsi umuntu uramuga uti ndagushaka ariko buri munsi we ntago duhorana buri gitondo mba ndaha mba nagiye ku kazi buri mugoroba mba ndaha umwaka urashunda ugata wari wabona mva agahita yumva yuko nyine uwo mwanya ari wo wanyawe oya nagira ngo nkubwire ngo shakira umwanya umuntu wawe shakira umwanya inshuti yawe mwiherere muganire akwisanzureho abana badahari akwisanzureho muri ahantu akubwire ikikuri ku mutima ntago mu kanwa ke no mu mutima we habamo ngurira ibyombo ntago habamo ngurira umuceri gusa ntago habamo tuzubaka inzu etaje habamo n'amagambo yandi y'ubwira ahishe anezeza umutima habamo izindi mbamutima hari andi marangamutima abagore dukunda gukundwa dukunda guteteshwa ngewe ndabibabwira bakunda guteteshwa abagore bakunda kubwirwa neza bakunda guhabwa umwanya akabona ko umuteze amatwi naho utamuha umwanya munini cyane ariko fata akanya wumva icyo akubwira umutega amatwi akubwire kimwe ku kindi dukunda kwivugira ukamubwira yarangiza agafata umwanzuro akakubwira ati humura gira gutya na gutya ukumva ko akumvishe kandi namwe muba mubikeneye uretse ko wenda ntaza abagabo ukuntu rimwe na rimwe bateye wenda bakunda kwihagararaho cyangwa se amarangamutima yabo batayasohora cyane nk'abamama ariko abamama bakunda kubwirwa ukamubwira humura komera bigenze gutya nyura gutya na gutya niko ubuzima buba budutwaye niko abagore muri kamere zabo duteye dukunda umwanya uri special atari ukuzanamo budget y'urugo atari ukuzanamo ibindi bintu rero nakubwira ngo wowe n'uwawe mujya mugerageza mufata umwanya mwabonye konji mwabonye time itandukanye n'iby'akazi ariko niba itanahari muyishake kuko niba mwikorera ku giti cyanyu muyishake mushaka umwanya muri weekend mushaka umwanya nyuma y'akazi mushaka umwanya mufata isaha imwe ebyiri mujya ahantu muganire ibintu byose bigenda neza rero nakubwira ngo ntabwo uri imanuka ku buzima bw'umugabo mubana ntabwo uri imanuka ku buzima bw'umugore mubana kandi abo bana tubyara ni twebwe ngero zabo ni twebwe ba role models babo ni twebwe tubaha ingero zo gufatiraho bityo bikabatera umwete wo kuvuga ngo njyewe nzakura ngira urugo nk'urwa mama ngira urugo nk'urwa papa ninge nawe dufite ubushobozi n'ububasha byo kugira ibyo twarema mu bana bacu hato iyo bamaze kutuva iruhande ibyo bigiye hanze inyuma biba biteye ubwoba ariko umwana afite base yakuye mu rugo yakuye ku babyeyi be indero nziza hari ibyo ahura nabyo akavuga oya ntabwo ibi nabibonye mu rugo rw'umubyeyi wanjye Bibiliya itubwira iki Bibiliya itubwira ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyura
akiri muto asaza akihagazemo. Nakubwira ngo menyereza umwana nawe inzira akwiye gucamo uyu mwanya, mumenyereze umwana azarinda asaza iyo nzira akirimo, ntabwo uzigera ukorwa n'ikimwaro cyangwa ukorwa n'isoni ko wareze nabi. Oya, ibyo bintu ndabikubwiye, ndabigushishikarize, gumugubwe neza, wubaka umuryango wawe, wubaka uruziga rwawe. Umugambi mugari ku Mana nuwo kutugirira neza, nuwo kuduragaza urukundo rwayo, imbabazi zayo zikaba kuri twebwe, kandi icyo yifuza cyangwa se kishaka ku muryango nuko tugira umuryango uzira amakemwa, umuryango urimo amahoro n'umutekano, umuryango uri abandi bageramo bakaruhuka, umuryango ububamo ahora yifuza guturizamo, umuryango uwurimo ahora yumva aguwe neza, agahora akumbuye, agahora avuga ariko Mana ndagera iruhande rw'umugore wanjye ryari. Wanagenda ukumva araguhamagara, sheri umeze ute, sheri wiriwe ute, sheri uraza ryari, ndagukumbuye, ugasanga ibintu bihora ari amahoro. Ibintu bihora ari amahoro, naho igitotsi cyaza ni mu gitokore hakiri kare, hanyuma ubundi mwubaka umuryango uzira amakemwa. Kandi ndabizi neza ko Imana izabashyigikira, nanjye kanshyigikira. Uru rugendo ni rugari, Rwanda dufite ikibazo kigari, abo hanze cyangwa se mu mahanga bo byafashe izindi ntera, ariko murazi umwuka w'ubutinganyi urimo kwaduka mu Rwanda, urimo kuba mugari. Ibyo byose bizakorerwa mu miryango kuwurwanya, duhereye mu byo dukora, mu biganiro n'umwanya duhana n'uwo duha abana bacu, nibyo bizadufasha kugira ngo turwane n'uyu mwuka utoroshye urimo kwatotera urubyiruko rwacu. Rero nshuti zanjye, babyeyi, bagore beza, abagabo beza, Imana y'amahoro ijye ibashyigikira kandi baye kubaka umuryango nyawo. Ku ruziga rw'umuryango kirazira kikaziririzwa kugira ngo winjizemo inderema ije mu bundi buryo. Reka hajye hinjiramo wakinjiramo kandi aze gukora icyo yakagombye gukora. Yirinde kwinjira mu marangamutima yanyu ngo asesereze, hanyuma ushikuke ibyo mwari mwarabitse bisheshwe, kandi bisheshwe mu gihe kitari cyanyacyo. Usanga urugo rwanyu rurazimye, usanga ababakomokaho barazimye kubera kutita ku ruziga rw'umuryango wanyu. Rero umwanditsi no bigeze wandika ngo umuriro ntukabure ku gicaniro, ntukazime, igicaniro gihore cyaka, gihorana umuriro. Nanjye nabifuriza ko mu gicumbi cy'urugo hahoramo ituze, hahoramo amahoro, hahoramo ubugwaneza, hahoramo kubwirana neza, hahoramo guhana agaciro no kubahana. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ni Mama Queen, ni uruziga rw'umuryango twaganiragaho, nicyo nivugiraga. Uwiteka agumye abampera umugisha, ndabakunda. Nakagaruka ufite igitekerezo, ufite inyunganizi, ufite icyo wenda kutubwira, waduhamagara kuri nimero ziba ziri aho ngaho ku kiganiro, mujya muzibona. Kandi ugakanda subscribe, ugakora like, ugakanda share, ugasharinga aho bishoboka. Nahoze ndabwira ni gukanda subscribe ni inkunga ikomeye ushobora gutera umuntu utiri gukora mu mufuka ngo umuhereze amafaranga, kandi ukumuhaye inkunga y'igihe kigari. Uwiteka agumye abishimire, ndabakunda. Nakagaruka, umwami Imana bampere amahoro n'umugisha.